Ubupfumu rero no kuroga ni imbaraga z'umwijima. Izi mbaraga z'umwijima ni imbusane cyangwa ni imbaraga zigambiriye gukura abantu kuguhanga amaso ku mbaraga z'umwuka wera. Mu yandi magambo ni ikinyuranyo cy'umwuka wera. Izi mbaraga rero ziri mu byiciro bitatu by'ingenzi. Hari imbaraga z'ubupfumu cyangwa se witchcraft. Izi mbaraga z'ubupfumu rero ni abantu bakoresha imihango ya gipagani, ni abantu bakoresha imyuka mibi bagamije kwangiza abantu cyangwa bagamije kuyoboza abantu igitugu. Noneho hakaza n'imbaraga zo kuroga cyangwa sorcery. Kuroga rero buriya abantu benshi barabyitiranya. Hari umuntu wumva ko kuroga ari babakecuru babasa nabi, babakecuru bo mu cyaro. Wapi? Kuroga birimo ibyiciro. Harimo bano barozi, nakwita ngo nabarozi baciriritse, abo twita ngo ni low level sorcerers. Abarozi baciriritse rero nabanga bakora imihango iciriritse yo hasi. Bagenda bakavanga ibyatsi, bagenda bakavanga ibintu bigiye bitandukanye bagambiriye kugira abantu nabi. Abangaba kenshi babitewe n'amashyari, ubugome bafite mu mitima yabo cyangwa n'izindi mpamvu runaka, kwihorera se. Noneho hakaza n'abarozi bo ku rwego rwo hejuru, abo twita ngo ni high level sorcerers. Aba barozi bo ku rwego rwo hejuru rero ntabwo mubasha kubamenya. Ni abakuru ba za banki, ni abakuru b'ibigo bikomeye, bamwe bari muri za guverinoma, bamwe bari mu nzego zikomeye cyane ku isi. Iyo mva ngo Freemasonry, aba Freemason, kina ni icyiciro gikoresha imbaraga z'ubupfumu n'imbaraga zo kuroga. Bariya ni abarozi bakomeye cyane bakoresha imbaraga z'umwijima bagamije kuyoboza abantu igitugu. Uzumva na bariya bita ngo ni aba-Illuminati, uzumva n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye. Bariya rero bo bakora imihango ikomeye cyane, bafite ubushobozi bwo kuvugana n'imyuka ikomeye cyane ifite imbaraga, na Satani ubwe bafite ubushobozi bariya bamwe muri bo bwo kuvugana nawe kugira ngo abahe inshingano, abahe n'imbaraga zo kugira ngo abashe kuyoboza isi umwuka w'ubupfumu. Noneho hakaza n'undi mwuka bita umwuka wo kuragura, divination. Umwuka wo kuragura rero ni umwuka ugamije gukekeranya ibizaba. Uyu mwuka rero kuragura ni umwuka ugamije gukoresha imbaraga z'umwijima, noneho ukabwira abantu ibizababaho. Nk'abantu wenda bajya kuraguza bakabwira ati wenda umugore wawe bizagenda gutya, mu kazi kawe bizagenda gutya. Noneho n'uyu mwuka wo guhanura wateye, abenshi bakoresha umwuka w'uburaguzi, umwuka wa Satani, noneho bakaba bakubwira ngo mu buzima bwawe bizagenda gutya. Mwagiye mubona nko mu matora yabaye muri US mu gihe gishize, abantu benshi barahagurutse ngo Trump azatsinda. Bari bose ntago ari abahanuzi b'Imana, harimo n'abahanuzi ba Satani bakoresha umwuka wa divination wo kuragura, noneho bakaba bakekeranya ibizaba. Mvango rero ni imbaraga z'uburyo butatu, hari witchcraft, ubupfumu, hari kuroga, sorcery, hakaza no kuragura, divination. Ni inkingi eshatu zibanze, hari n'izindi zigiye zihari ariko ni izo ngizo eshatu zibanze zigize imbaraga z'umwijima zigamije kugirira nabi abantu. Noneho wakwibaza ngo umuzi w'ubupfumu ni uwuhe? Kuki abantu ujya kubona hari abantu bahindutse abapfumu? Kuki ujya kubona hari abantu bahindutse abarozi? Ubupfumu no kuroga n'izi mbaraga z'umwijima, inkomoko zabyo ni ugukiranirwa. Inkomoko zabyo ni ukutumvira Imana, ni ubwigomeke. Kandi ibi bintu bihererekanywa mu muryango. Uzabona umupfumu usanga abana be nabo n'abapfumu, usanga basogokuruza babo nabo bari abapfumu. Uzasanga n'abarozi nabo nuko, ababyeyi be bari abarozi nabo hindutse umurozi, n'abazamukomoka bagahinduka abarozi. Mvuga ngo ni imbaraga z'umwijima zigendagenda mu muryango bitewe n'uko abantu batumviye ijambo ry'Imana. None se ni izihe mpamvu z'ingenzi zituma abantu bakoresha izi mbaraga z'umwijima z'ubupfumu no kuroga? Icyambere, abantu baba bashaka imbaraga, power, cyo kibanze. Icya kabiri, baba bashaka amafaranga banyuze mu nzira za panya, badashaka gukoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo kuko wenda nta n'ibyo bafite cyangwa ntibihagije, bagashaka gukoresha izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo babigereho. Icya gatatu, kumenyekana, fame. Uzabona nk'abahanzi cyangwa n'ibindi byamamare bibona ko bigoye kugira ngo bimenyekane, bagakoresha imbaraga z'ubupfumu, bakaroga abakurikiye kugira ngo biyongere babe benshi. Abantu benshi ntabwo babizi. Abahanzi benshi mubona ni abarozi. Abahanzi benshi mubona bakoresha imbaraga z'ubupfumu kugira ngo mubakunde, mukabona baririmba ibintu bidahwitse,
bararimba ibintu by'ubusambanyi, ukibaza ngo nuko iki umuntu aririmba ibintu by'ubusambanyi, ariko nuko ari byategetswe n'abamuhaye ibyo twita ngo ni igikundiro. Kuko Satani yaguhaye ikintu nawe ugomba kumuha ikindi. Satani abaha igikundiro nabo bakamuha kuyobya abantu. Iki ni ikintu rero gituma abantu bakora ibi bintu, cyane cyane abantu bo mu byaro, abantu navuga ngo bakiri hasi mu myumvire, biterwa n'ishyari, biterwa n'urwango, kandi bikanaterwa n'umwuka w'ubugome uri mu bantu, cyane cyane nk'abanyarwanda benshi. Abanyarwanda benshi bajya muri ibi bintu bitewe n'ubugome bwabamunze. Abanyarwanda benshi bafite virusi y'ubugome muri bo, akareba umuntu akamwanga nta n'ikintu yamugize, yakureba ngo nuko wateye imbere, yakureba ngo nuko hari aho wageze, bikamubabaza ubwabyo, akumva yakugirira nabi, kubera ko nta bushobozi afite, nta mbunda ari bukurashishe, nta kindi kitari bukore, agakoresha umwuka w'ubupfumu, agatuma imbaraga z'umwijima zitagaragara kugira ngo zikugirire nabi. Navuga ngo abantu bakoresha ibi bintu ni cowards, ni abanyabwoba. Ni wa muntu udashobora kuza ngo aguhagarare imbere akubwire ikibazo mufitanye. Ni wa muntu udashobora kuza ngo aguhagarare imbere akubwire icyo wamukoreye wenda umwaka imbabazi cyangwa unisubireho, ahubwo akajya ahantu runaka agakoresha imbaraga z'umwijima akakugirira nabi.